Ngarutse kukwereka ukuntu waforomata gatushe yawe mu buryo bwihuse ako kanya ukanze imibare runaka, waba wibagiwe password cyangwa se pin, cyangwa se wumva ushaka kugaforomata bitewe n'uburyo ushaka kugashiramo ku murongo cyangwa se kugashira ku murongo. Guys, ntabatindiye twagiye twihuse kwitambangura, turanyura muri kamera kuko ni gatushe ngiye kubereka. Nkuko mubona ni ngiyi turayatsa, turakanda akanyenyeri urwego, tukande 1 2 3 4 5. Kirangiza ahangaha ikintu uri gukore urakanda urwego. Ukimara gukanda urwego ni instantly urabona ko bakubwiye ngo do you want to clean all the text cyangwa se test data question tag. Ni ukuvuga ngo nyine ubaye ubishaka ukanda yes, utabishaka ugakanda no. Uvuga ngo dukanze yes duhita duforomata telefone yacu uburyo byose byihuse. Hari igihe gatushe ziba zavuye ku gihe cyangwa se kuzisubiza ku gihe ngo zijye zijyana ku gihe automatique, biba byagoranye bigasaba ko uyiforomata ukayishira ku murongo, ubundi anytime igihe cyose ukajya ugifungura telefone se yawe ivemo bateri, hari ukuntu ikubitasi kabo byose hubu akabatiri hariya hirya, ukugi hariya hirya, ubona ga telefone hirya bikasaba ngombwa ko ya telefone itongera gusubira ku gihe. Niba nta saha ufite hafi aho ngaho bikaba biragupfubanye telefone nyine ubumva kwishira ku gihe, bigasaba ko ushaka izindi telefone. So guys, ni ukuvuga ngo n'ama message hari igihe aba ari menshi nyine, ibyo ni ibintu bisanzwe, gusa wenda ku bantu batarasobanukirwa neza uburyo bahanagura rimwe message, uraza ahangaha kuri delete message. Noneho urabona hari inbox ni za zindi uba wakiriye, naho outbox ni za zindi uba wohereje zikakugarukira nta message ufitemo cyangwa se connection zanze. Naho sent message cyangwa se sent message ni za zindi uba wohereje zikagenda ariko zikibikamo. Naho draft nyine ni draft ni za zindi uba wanditse hakagira ikikurogoya telefone ikakuzimana, zihita zisigaramo ntizigire cyangwa se ukazisavingamo zikagumamo ariko utarazohereje cyangwa se warazohereje cyangwa se ari nka test cyangwa se akanyandiko ukeneye kubikamo hano muri draft. So noneho guys, ubwo duhereye hano kuri inbox ni za zindi wakiriye, urakanda ugahita directinga all nyine, ubwo nizo wakiriye zose ugakanda yes. Ubwo uzihanaguye na izi ngizi nizo bawohereje ugakanda yes, ziba zakugarukiye. Izi ngizi nazo ni za zindi uba warohereje ariko zikibikamo, twe ntabwo dushaka kuzihanagura. Naho izi ni za zindi nyine uba wabitsemo za draft ugahanagura. So sent nyine urabona ko zagumyemo